Hello friends, mwaramutse mute cyangwa se mwiriwe mute? Yes, njye basuhuza ni Rugambwa Abagabo. Shimira abantu bakoze subscribe kuri channel. Nsana batayikora kuyikora. Abasharinga video zanjye, abakanda like, abatanga ibitekerezo byabo muri comment. Ndabashimiye by'umwihariko, Imana ibahe umugisha. Yes, n'abatindi rero kadutangire mbabwire iyi ngingo tugiye kuganiraho. Ijambo tugiye kuganiraho rivuga ngo ingorane abakobwa bashyira ku basore ariko bikarangira zipfuye ubusa. Ariko mbere yuko nzababwira ndashaka ngo niba uri mushya kuri iyi channel wihangane rwose ukande subscribe, ufungure inzogera, then ugende ukande like, usharinge iyi video ku bantu batatu. Hanyuma numara kureba iyi video wandike muri comment igitekerezo cyawe cyangwa se icyifuzo cyawe cyangwa se ikibazo cyawe. Yes, reka dutangire. Umukobwa hava akagera wese, iyo umukunzi bamubwiye uti ndashaka ngo turyamane cyangwa ndashaka ngo dukore imibonano mpuzabitsina, atangira gukoresha aya magambo: hani, urabona ntabwo twari twamenyana birenze, nibwo tugikundana, ntabwo ari waje iwacu kwiyerekana, urabona, kandi urabizi ugomba kubanza kumporopoza. Ukamubwira utugambo twishi, ukarenzaho ukuntu ushobora kuba uri isugi, ukamurenzaho ukuntu utagira undi mukunzi ku ruhande. Ariko reka nkubwire, ayo magambo yose urayamubwira n'ubundi bikarangira akuriye. Ibyo wayavugiye bikarangira bidashyizwe mu bikorwa, ahubwo bikarangira akuriye. Atakurya kandi birangira mutandukanye. Birangira mutandukanye agiye gushaka utari bumugore ku byamukeneyeho. Inama y'umunsi: umukobwa cyangwa mugabo, urasabwa guha umukunzi wawe icyo agukeneyeho igihe ugifite cyangwa se igihe ufite umwanya wo kukimuha. Kuko bitari ibyo baramugutwara hanze, hari abakanuye amaso bategereje ko hari uwo babona afite ishavu nk'iryo ngiryo, hanyuma bakarimumara bamuha ibyo abakeneyeho. Gusa nanone kuvuga ibyo ngibyo si ukuvuga ngo yibagirwe ibihurimo, cyangwa kimwe ngo wemerere impungu n'inyoni kuzi ibyo zigusabye. Igikenewe ni uko ugomba kubanza kureba ko umuntu ugusaba ibyo bintu koko niba gukunda, niba afite gahunda yo kumubana, cyangwa se niba atayifite ategereje kubigusaba gusa akigendera. Ikindi kandi ugomba kugerageza ku buryo utari buvanemo inda utateganyije, cyangwa se sida, cyangwa se n'izindi ndwara.